Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Jean Nsenga VSP. Uyu munsi nk'ibisanzwe tugiye kuvuga ku mpanuka iherutse kuba ibera muri Rulindo. Hahandi haherutse kuberana n'ubundi impanuka y'imodoka ya International. Mu karere ka Rulindo, umurenge Rusiga. Ni impanuka isa naho ibaye mu gihe abantu benshi bari bagihungabanyishijwe bagitekereza ku mpanuka ya International iherutse kuba. Ahantu yabereye neza niho yabereye. Abantu bari kwibaza aha hantu hari muzimu ki? Ni ibihe bintu biri kuhafata? Ese ni ukubera iyihe mpamvu aha hantu hari kubera impanuka zimeze nk'izi? Abantu bose byadutangaje rwose kubona ahantu habera impanuka nyinshi zitandukanye. Ntabwo ari ziriya ibiri gusa, hariho n'izindi nyinshi zagiye zihabera mu myaka itambutse. Twibutsa ko channel yo ni Jean Nsenga VSP. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru agezweho, kandi iyi video nigira ikigufasha usangize abandi no muri comment kugira ngo tubashe kumenya niba tuba turi kumwe. Mu mpanuka yashize muribuka ko abaje kuhasiga ubuzima, muribuka ko perezida yagize icyo abavugaho. Uyu munsi rero, impanuka y'uyu munsi, umushoferi niwe wagize ikibazo. Iyi mpanuka uko mubibona rwose, aha hantu hatuyobeye. Hagiye kuba nk'ahandi hantu hazwi ku mukobwa mwiza. Aho hantu naho abenshi bahazi, naho bahazi ho ikintu cy'impanuka. Abantu benshi rwose turi kumva ibi bintu by'impanuka, ariko ibi nabyo bigomba kugira icyo bidusigira ku isomo. Abasore bari kugenda, abana, ababyeyi, abapapa, abamama, abakecuru, nta muntu n'umwe ziri gusiga. Ndiheraho njyewe cyangwa wowe uri kunyumva, rwose twite ku iherezo ryacu. Ntituzi igihe tuzatakariza ubuzima bwacu, ariko ndakwinginze muvandimwe dusangiye ubuzima, kwita ku iherezo ryacu ni ikintu cy'ingenzi, kuko ubuzima bwo ni nk'ubusa. Uri kubona umuntu ahagaze, ejo ukumva yagiye, ukumva wa wundi wari ukomeye nawe yagiye, uworoheje nawe yagiye. Ikibazo mbese ngo ibi bizarangira ryari? Rero icyo dukwiriye kumenya nk'abakristo ni uko dukwiye kwita ku iherezo ryacu. Rwose aka kantu, ibyo waba ukora byose, imirimo waba ufite yose, icyubahiro waba ufite cyose, uko baba bagufata kose mu baturanyi,
twite ku iherezo ryacu. Nongere nkagarukeho, twite ku iherezo ryacu. Ibi biri kuba ariko tugomba kujya tugirana amasomo, kuko abari gutambuka ntabwo tuba tubarusha ubwiza. Bamwe usanga hari abarangije, abandi bafite imirimo itandukanye, abandi bakomeye, aboroheje. Rero uyu munsi ni bo, ejo ni njye. nta rwitwazo rero, twese amaherezo ntaho twaruhungira. Ntaho twaruhungira, ahubwo icyo dukwiriye ni ugusaba Imana ikadufasha kugira ngo tuzabashe kugira amaherezo meza. Aho bitari ibyo byaturangirana kandi isi iri kugera ku iherezo. Abantu b'abakristo, isi iri kugera ku iherezo rwose. Isi ifite ibintu byinshi biri kuba kandi uri kubona bimeze nk'aho bitunguranye. Rero nahanje nahawe kugira ngo tubashe gusaba imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo ize ibane natwe, kandi ijye idufasha kumenya icyo dukwiriye guhitamo, kugira ngo ubwo Yesu azaza agiye ku bicu, azaze adusanganire. Nanone nitwita ku iherezo ryacu, hari ibintu bigomba kuturanga, hari imico igomba guhinduka, kandi ari wowe ubwawe uzahita ubona ko hari icyahindutse muri wowe, kandi na bagenzi bawe bagomba kubibona. Iyo umuntu agize icyo ahinduka, ntobitinda abaturanyi bahita babibona, nawe ubwawe uhita ubona ko hari impinduka. Rero tubitekerezeho, mbitekerezeho, nawe ubitekerezeho rwose. Isi igeze mu mahenuka, ntonatinya kubivuga. Naha buri wese kugira ngo tubashe, ashishikarire gukora ibyiza hakiri kare. Hakiri kare nibwo Imana yumve gutaka kwacu. Nta kindi gihe rero tugomba kubikora, ni iki gihe. Igihe tugifite akakuka tugihumeka, dukwiriye kugakoresha neza, kandi tubana neza na bagenzi bacu. Niba hari icyaha ubona kiba kikubangamiye rwose, saba Mwuka Wera, gisengere. Ya ngeso ubona idakwiye, wowe urayizi, njye ntayo nzi, ariko nanjye yanjye ndayizi. Reka dufashanye mu masengesho, dusengerane kugira ngo Imana ikomeze idutize imbaraga, kandi itube hafi, kugira ngo ibyo ibona bitagenda neza izadushoboze kubyihana mu izina rya Yesu. Ndakwibutsa ko niba iyi video hari icyo igufashije, wasangiza abandi, ugakora na like na comment wanditsemo, byadufasha kuko bidutera courage kubona ko turi kumwe. Rero gukora subscribe
ni ingenzi kugira ngo dukomeze kujya dusangira amakuru neza ndetse n'ijambo ry'Imana. Murakoze. Cano yo ni Jean Nsenga VCP. Imana ihire gusenga kwanyu mu izina rya Yesu. Amen.